live mutwandikire mujye mutubwira kuti ya kabiri ivuga gutya ya gatatu ivuga gutya turashaka kwiga indirimbo kandi tukazimenya tukajya duhimbaza Imana iravuga ngo uruwera reka tuyitangire iravuga ngo uruwera mwami Imana yacu kare mu gitondo tukuririmbire uri umunyambaraga uri umunyebambe uri ubutatu uri n'Imana imwe uruwera dore abera bose baguhimbazanya n'abamarayika tukuramye mwami wahozeho kera kandi uriho kandi uzahoraho uruwera kandi ubwiza bwawe buruta uko bwarebwa n'abacumuye ni wowe wenyine wera urusha bose ubuntu no gutungana kose uruwera mwami Imana yacu ibyaremwe byose biragusingiza uri umunyambaraga uri umunyebambe ingoma yawe ntizahanguka urabyumva utajete murakoze cyane turabashimiye M14 yego turabashimiye murakoze cyane mugiye kuvuga rwa M14 murabisangaho nawe ni mwene data muri Kristo Yesu kandi nawe abayamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo turamwakira rero kuri Mark Justin Family TV cyangwa se kuri MCM Justin Family TV bitewe n'igihugu urimo bitewe n'agacurimo n'umugabane uriho mwese turabakiriye ariko mbere ya byose tubanije kubasaba imbabazi kubw'ikibazo cya tekinike cyari cyagomeje kugenda kigaragara iminara y'ikirere nyine murabizi ko ntabwo ari ibyacu ariko turashimira Imana nk'uko mwabibonye ko Imana yagize ikintu dukorera bikadusubiye ku murongo neza mwebwe mwese twari twatangiye kubana turabashimiye namwe mutari mwageraho namwe nimuze tubane kuno munsi rero dutangiye turirimba indirimbo ya mbere mu gitabo cy'indirimbo kiri Protestant ivuga ngo uruwera mwami Imana yacu ishimwe ryacu ni ukuvuga ngo Uwiteka n'uwera ibihe byose haleluya reka rero dutangire turirimba indirimbo ya 10 mu ndirimbo zo gushimisha Imana mu gitabo kiri Protestant indirimbo ya 10 mureke dufatikanye nk'uko M14 yatangiye abivuga muze dufatikanye mufate kantike turirimbe haleluya twakiriye uri ku buhanga bw'ibyuma God official nawe turamwakiriye kuri tekinike kugira ngo akomeze dufashe neza kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukomeze kwamamara ku isi yose twakiriye abana bari imbere yacu nabo barimo kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo nabo bazamuke nabo bafite kumva ko ababyeyi babo bashima cyangwa se abari hirya no hino bashima nabo bakiga gushimira Imana babiga bakabona baratsinze ariko ntumenye ibyo byo ariko iyo babonye wowe nanjye turi gufatikanye gushima Imana nabo birabanezeza abana rero turabakiriye abana namwe muri abacu reka dutangire turirimba ino ndirimbo ya 10 mu ndirimbo zo gushimisha Imana yego birashoboka ko wenda ushobora kumva amajwi kumva ntibijyana neza ariko ntabwo tuje kuvuga amajwi ahubwo turagira ngo twige indirimbo kandi twumve n'ubutumwa burimo izi ndirimbo bazirimbye bari mu mwuka iyi ni indirimbo yo gushima Imana shima umwami wo mu ijuru kandi ntanga ibyo mushimisha shima umwami wo mu ijuru ntanga ibyo mushimisha nari mboshya arambohora nari ndwaye arankiza tumushime 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 niwe mwamuhora
tumushime 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 niwe mwamuhoraho basogokuruza kera bari mu mibabaro abagirira imbabazi tumuhimbarize ibyo nanone tumwizigire nanone tumwizigire uwo mwami nanone tumwizigire kuko ariko yahoze nanone tumwizigire nanone tumwizigire nanone tumwizigire kuko ariko yahoze ni data wa twese mwiza azi intege nke zacu nuko aratuguyaguya ngo aturinde satani duhimbaze imbabazi ze duhimbaze imbabazi ze duhimbaze imbabazi ze zitarangira iteka duhimbaze imbabazi ze duhimbaze imbabazi ze duhimbaze imbabazi ze zitarangira iteka yemwe bamarayika bera nimushime Uwiteka namwe bera bo mu ijuru bavuye mu isi yose mwese rero mwese mushimane natwe mwese mushimane natwe mwese mushimane natwe nyirigira uhoraho mwese mushimane natwe ababyeyi mwese mushimane natwe abagabo mwese mushimane natwe nyirigira uhoraho ni data wa twese mwiza azi intege nke zacu nuko aratuguyaguya ngo aturinde satani duhimbaze imbabazi ze duhimbaze imbabazi ze duhimbaze imbabazi ze zitarangira iteka duhimbaze imbabazi ze duhimbaze imbabazi ze duhimbaze imbabazi ze zitarangira iteka duhimbaze imbabazi ze haleluya duhimbaze imbabazi ze abanyarwanda duhimbaze imbabazi ze zitarangira iteka duhimbaze imbabazi ze haleluya duhimbaze imbabazi ze abagabo duhimbaze imbabazi ze zitarangira iteka yemwe bamarayika beza nimushime Uwiteka namwe bera bo mu ijuru bavuye mu isi yose mwese rero mwese mushimane natwe mwese mushimane natwe mwese mushimane natwe nyirigira uhoraho mwese mushimane natwe abakure mwese mushimane natwe mwese mushimane natwe nyirigira uhoraho mwese mushimane natwe mwese mushimane natwe mwese mushimane natwe nyirigira uhoraho mwese mushimane natwe mwese mushimane natwe mwese mushimane natwe nyirigira uhoraho. Amena. Amena.
kandi imana yacu ihabwa icyubahiro. Yego. Turi no mu mwanya w'indirimbo zaririmbiye imana, ariko reka tubanze tunasenga imana, tuyereka uyu mwanya wose tugiye kubana. Ni umunsi w'amashimwe, ni amasaha y'amashimwe, dushimira imana ku byo imana yadukoreye. Dukurikiye rero, imana yakoze ibirenze ibyo twatekerezaga. Imana yagukoreye ibirenze ibyo watekerezaga. Nubitekerezaho neza, urareba ku rukundo rw'imana, urareba imbabazi imana yakugiriye n'izo yangiriye, urareba imana yaguhaye abana, abandi ntawe bafite, imana yaguhaye umugabo ntawe ufite, imana yaguhaye umugore wowe udukurikiye, imana yaguhaye ubucuruzi, imana yaguhiriye, imana yaguhaye akazi ubasha gutwara imodoka, imana yaguhaye akazi kagiye gatandukanye muri biro zigiye zitandukanye, imana yaturinze uburwayi, imana yaturinze ibyorezo, covid yaraturinze, nubwo hari abo yatwaye, ariko wowe udukurikiye imana yarakurinze. Warayirwaye covid urakira, abandi bayirwaye, ariko turashimira imana ko imana yaturinze, yaduhaye ibyo kurya, imana turishimiye, yaturinze byinshi cyane bigiye bitandukanye. Reka mubaze, ndashaka ko mbere y'uko tuza gusenga wenda dusoza, ndashaka ko tuganira ku kintu cyo gushima. Nishimye bikomeye cyane. Fasha tukiganireho kuko hari abantu benshi bagifiteho amakuru atandukanye. Ese gushima imana ni ngombwa? Gushima imana ni ngombwa. Ndaguha urugero, iyo ufite abana mu rugo, cyangwa se tukomoka ku babyeyi bacu, noneho iyo umubyeyi, kera twebwe tukiri abana, ndabyibuka iyo bahuguraga iniforume ya kake, wumvaga wishimye cyane, ukabwira mama, mama wakoze, ukabwira papa, papa wakoze, cyangwa se umuntu yaza nko mu rugo, umushyitsi bitewe n'uko badutoje, yaguha nk'igiceri cy'ijana cyangwa cya 50 cyangwa cya 20 mu rugo, bitewe n'uko badutoje bakavuga ngo murakoze. Bivuge ngo rero gushima ni ngombwa, cyane cyane ugashima imana ni ngombwa cyane. Noneho gushima imana niba ari ngombwa, kuki hari abantu benshi babifiteho ikibazo? Ushobora gushima imana abantu bakavuga ko wirase, icyo ni icya mbere. Washima imana imbere y'abantu, ugasanga abantu bavuze bati rero reka nta muntu ukivuga ko hari ikitangaje imana yagize gute yamukoreye, ngo nyine ngo ubu wirase. Urugero, ugize icya imana igukubise imodoka, wajya mu rusengero abizi uko wabayemo, uko wabyirukiyemo uri mutoya, barakuzi, bazi ko imana iyiguhaye. Ariko ngo kujya imbere y'imana ukavuga ati nabonye imodoka, ngo ni icyaha, ngo ni ibintu bibi. Muri no minsi rero tubiganireho, turebe n'abadukurikiye kuri iki kintu, tubwire ese gushima imana niba ari ngombwa. Uraza kutubwira ati ni ngombwa. Ese gushima imana mu ruhame biremewe? Nabyo uze kutubwira, tugiye kubiganiraho iki kintu tukivugeho, kuko abantu benshi bafiteho amakuru, cyangwa se bafite ibintu byinshi bari kubivugaho. Gushima imana mu ruhame, ugahamya imana, ukavuga ati wenda imana yankoreye igitangaza runaka, nari ndwaye uburwayi bumeze gutya, imana irankiza, cyangwa se nari mfite ubukene bukabije, imana inkura ku cyavu iranzamura. Hari benshi ubwo buhamya bumva cyangwa bakabyumva, bagahita bagukarasa, bakavuga ati uyu muntu atwiraseho. Nawe ugatinya ko hari ingaruka zikomeye zishobora kukubaho z'uko wavuze ikintu gikomeye wabonye. Urugero, nari nkubwiye ni nk'imana irwaye imodoka, wajya mu rusengero ukavuga ati ndashima imana ko imana yayimpaye. Tubiganire rero, reka ntagiye kure cyane, turi kuganira kandi turafata umwanya wacu munini cyane wo kuririmba, kugira ngo turirimbire imana. Dawidi yajyaga aririmba, agacuranga, imyuka mibi ikagenda. Niyo mpamvu rero turi gufata umwanya munini turimo kuririmba. Ariko kugira ngo tubajije, indirimbo ya 10 iravuga ngo nshima umwana kandi ntabwo ibyo mushimisha. Aravuga ngo nari mboshywe arambohora, nari ndwaye arankiza. Ibyo byonyine. Burya niba umuntu arwaye, akabona arwaye akabona arakize, ni ngombwa gushima, kandi akajyana n'icyo ashimisha, kandi ukajyana n'ituro ry'ishimwe. Ntabwo ituro ry'ishimwe ari amafaranga gusa. Ndabyibuka wowe udukurikiye uri kubasha kumva ikinyarwanda cyangwa se n'urundi rurimi, ariko ukabasha kurushyira mu rurimi rwawe ukabasha kutwumva. Ndabyibuka ko mu nsengero cyangwa se mu matorero yo mu cyaro ntabwo baba bafite amafaranga
yuko bajyana ku rusengero buri munsi, ariko yaragenda agaca n'amapera akayashyira mu kibo akavuga ngo nta n'ishimwe mfite, ariko reka mfate ku byo Imana yampaye. Agaca amacunga, agaca indimu, agatema igitoki, agatonora ibishyimbo, akagenda akajyana mu nzu y'Imana. Uyu munsi rero niba ari uko igihe kirimo kugenda tuva muri analogue tujya muri digital, no mu buryo bw'umwuka nawe niko irimo kugenda. Abantu barimo baragenda bava muri analogue mu buryo bw'umwuka bakajya muri digital, bakumva yuko niba Imana yagukoreye ikintu ubwo nageze muri digital ntabwo ari ngombwa gushima, ndibuze kwicara mu rugo iwanjye nshimira Imana, ndaba ndi mu kayira nshimira Imana, ariko muri iyi yavuze ngo nshima Imana, nshima umwami wo mu ijuru, ntange n'ibyo mushimisha. Aravuga ngo nari ndwaye arankiza, nari ndushye aranduhura. Hari ukuntu umuntu aba arushye, tujye twumva ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye, akavuga ati ngiye nanywaga inzoga, agenda ndandabirana nkikubita mu mukingo, ariko akavuga ati ndashimira Imana yuko Imana yankuye ku nzoga. Umukuru wacu w'igihugu niwe umaze n'iminsi avuga ko abantu kunywa inzoga ntibashaka babyihorere, kuko inzoga ntabwo zituma hari ikintu umuntu akora ageraho. Nawe yaramaze iminsi ari kubitambutsa, noneho ukumva umuntu arashima Imana akavuga ati ngiye ndashimira Imana, nari ndi umusambanyi nsambana n'abagore 20 ku munsi, cyangwa se ari umugabo akavuga ati ngiye nasambanaga n'abantu runaka ku munsi, akavuga ati n'uwo wari umwuga wanjye, ariko akavuga ngo ndashimira Imana, kandi ukumva uburyo ashimira Imana nta n'ipfunwe afite, nubwo yaba yarakoze ibyo bintu byose, ariko akavuga ati ndashimira Imana ku bwanjye. Mperutse kurwara mu gihe cyashize, ndarwara kandi birakomera, mwarabimenye, ariko kugira n'umunsi ngiye ntabwo ari ukuvuga ngo ndabigira ubwiru ngo ndabihishe. Ndashimira Imana ko Imana yaduhagazeho, Imana irakwimana. Nawe urashimira Imana kuko Imana yakurinze, wowe ikakurinda uburwayi n'ibitanakurinze uburwayi, ariko yakurindiye umuryango, yakurindiye abavandimwe, yakurindiye inshuti zawe irazirinda, mukomeza kubana, yaturindiye n'igihugu cyacu. Oya n'impanuka ziba buri munsi, kandi ugenda mu muhanda buri munsi ukabona. Ni byiza gushimira Imana rero, bivuga ngo byonyine no kuba Imana ishobora kutugushiriza imvura igashyiraho ikanyuranya ibihe ikazana n'izuba, washimira Imana. Ubundi wajya kure gushimira Imana? Ahubwo se reba ukuntu ufata ishaka ukagenda ukaribiba, wajya kubona ukabona ugasaruye intebo cyangwa se umutiba n'ibindi byinshi. Reba ukuntu ibyo byose ni ubuntu bw'Imana. Wowe yafata umwumbati uteme ingeri, umuntu ahinga, ugenda ufate cya giti cy'ingeri ujombe mu butaka, numara kujomba mu butaka, umuhungu w'abandi, umukobwa wa Mariya wigende, numara kwigendera, ahubwo uzavuye ngo mu mezi 3 ngo nzajya kubagara, ngo mu mezi 6 ngo nzajya kuhira, ngo mu mwaka n'igice ngo nzajya gusarura imyumbati. Iyo myumbati bashyizeho ninde barayiteye? None se niba udashima n'Imana ku bindi, ntabwo washima n'Imana ko cya giti wajombye mu butaka Imana yagize ikintu ishyiraho. Ibyo byose kuzi ko waje ukaryama ukamara igihe ukabagara ugategereza, ubu ngubu ukabukura iyo myumbati ukabuyirya, si ishimwe? Ni ishimwe ry'Imana, ukuboko kw'Imana yakweretse cyane, byose ni Imana. Kubaho rero ni ugushima Imana. Umwanditsi yarazamutse ageze ku gitero cya 3 aravuga ngo ni data wa twese mwiza, haleluya. Aravuga ngo azi intege nke zacu, ngo nuko aratuguyaguya ngo turinde Satani. Ariko kubw'ibyo ngibyo duhimbaze izina rye, duhimbaze imbabazi ze zitarangira iteka. Aravuga yanga kubiharira abantu bo mu isi gusa, aravuga ngo yemwe bamarayika beza, ngo nimushime Uwiteka, namwe bera bo mu isi, arimo twebwe bo mu ijuru, bavuye mu isi yose, mwese mushimane natwe, nyiringire uhoraho, nyiringire uhoraho, niko uyu mwanditsi yagiye avuga. Ni byiza rero ko dukwiye gushima, kugira ngo rero dukomeze turirimba, dufatikanye kuririmba n'izindi mbuko umunsi wacu. Icyo tubonye kugira ngo iki tugisoze no mu ijuru nta kindi gikorwa, ni uguhimbaza, ni ugushima. Ngo yemwe bamarayika, namwe bera bo mu ijuru. Abera bo mu ijuru bavuze hari abadutanze, murabizi ko na Yesu azuka hari abo yazamuye. Ngo namwe bera bo mu ijuru bavuye mu isi yose, muhimbaza Uwiteka. Rero nta kindi gikwiriye kubaho usibye gushima Imana. Gushima Imana birakwiriye. Nubona Imana yakuramukije, ukabona hari igitangaza Imana yagukoreye, ujye ushima Imana, hanyuma uzane n'icyo ushimisha iki Imana. Ni ukuvuga ngo uze mu nzu y'Imana, cyangwa se ujye ku mutambyi, niko ijambo ry'Imana tubwira, uture ituro ryo kwihumana. Hari abantu Yesu yakizaga, yarangiza akavuga ngo genda utange ituro ry'ishimwe ryo kwihumana.
ababyumva n'ikindi tugarutse muri buno buzima bwacu bwa buri munsi urabona ko turamukira mu kazi yego ariko n'udafite akazi gahamye kari perimana cyangwa se ka buri munsi ariko abyuka ajya gushakisha wowe umucuruzi udukurikiye wowe muntu utwara imodoka wowe muhinzi wowe mworozi wowe mumotari wowe munyonzi wowe mufundi wubaka wowe wirwa muri biro uri gushushanya uri gufasha abantu gutanga serivisi ku maposite du sante atandukanye wowe muganga birakwiye ko tugomba gushima ni ubuntu bw'Imana iba yatugiriye n'imbabazi z'Imana niyo mpamvu natwe twavuze ngo uyu munsi cyangwa se igihe cy'umwaka tugomba gukora no gushimira Imana ahubwo reka nanabibutsa abo bose uvuze hari benshi bajyaga bajya kwiga bapfunyitse mu birere ngenda byibuka barapfunyitse mu birere urumva benshi nanone bajyaga bagenda n'ibirenge urumva ariko bazamuye n'abantu bakomeye cyane bahinduranya indege nk'uhinduranya umwambaro ariko mushima Imana abadukurikiye mushima Imana Imana ishimwe ari indirimbo ivuga ngo niki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigeze aho menya ko ari ubu n'uwagiriwe ngaho nawe ujye ushima uwo mwami niki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigeze aho menya ko ari ubu n'uwagiriwe ngaho nawe ujye ushima uwo mwami. Amena ntabwo amajwi nimuyiteho ariko mwita ku ijambo n'icyo watanze wowe mwana wa Adamu kameramani n'icyo watanze ubuntu bw'Imana cyatumye urindwa bikageza wowe dukurikiye kuri MC Justin Family TV cyangwa se kuri Mark Justin Family TV wandike muri comment bitewe n'urukundo rw'Imana yagukunze ngo n'icyo watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigeza ese si ubuntu bw'Imana wagiriwe. Haleluya. Amen. Reka twiririmbire turacyari mu indirimbo y'ijana 50 yandikishije iby'urukundo rwe mubizi Imana yavuze byose nta kiruta ikiko Yesu ankunda. niyo ngiyo tugiye kuririmba mufate ibitabo turirimbira Imana. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose nta kiruta ikiko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda arankunda Yesu arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Nishimiye ko Yesu ankunda arankunda Yesu arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. kandi iyo nyobye nkamushavuza ntareka kunkunda nakwiriye. kandi kinsubizaho Yesu ari cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda arankunda Yesu arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Nishimiye ko Yesu ankunda arankunda Yesu arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru nzajya ndirimba iteka ryose. nzajya mubaza ndirimba nti Yesu niki cyakunkundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda
arankunda Yesu arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye nishimiye ko Yesu ankunda arankunda Yesu arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi koko arankunda ndabizi neza nanjye ndamukunda ndamushima nishimiye ko Yesu ankunda arankunda Yesu arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye nishimiye ko Yesu ankunda arankunda Yesu arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Reka twongereho n'indirimbo ya 77 mu ndirimbo z'agakiza dukomeze kuririmba kandi twifanye kuririmba muranezerewe wishimiye ko Yesu agukunda wowe dukurikiye haleluya ngwino dukomeze gufatikanya amen ku kuririmbira Imana kandi natwe turushaho gushima Imana murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho twahinduwe abana b'Imana ihoraho dukwiye kubana amahoro tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru haleluya tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru tugirire ubuntu Mana ihoraho mu rugendo rwacu dufite utwoherereze umugisha mukiza tubashe kukumenya tugirire ubuntu Mana ihoraho mu rugendo rwacu dufite utwoherereze umugisha mukiza tubashe kukumenya tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera bose tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru haleluya tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru sinshaka gukorera abami babiri niko gukunda isi n'ijuru hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru sinshaka gukorera abami babiri niko gukunda isi n'ijuru hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru haleluya tuzaririmbana n'abera
tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo nta marira azaba mu ijuru. hariho rero hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu nibo barungurutse mu mva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva hanyuma yagiye mu ijuru. hariho rero hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu nibo barungurutse mu mva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva hanyuma yagiye mu ijuru. tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo nta marira azaba mu ijuru. tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo nta marira azaba mu ijuru. no mu gihe tugendera muri iyi si tuyibonamo ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose kuko ari ko Imana ibishaka. no mu gihe tugendera muri iyi si tuyibonamo ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose kuko ari ko Imana ibishaka. tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo nta marira azaba mu ijuru. tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo nta marira azaba mu ijuru. haleluya haleluya. Fortune, Karame. turivugana ku musozo ariko turebe indi ndirimbo kugira ngo tuyisoreshe. ndifuza yuko iki gice cya mbere cy'izi ndirimbo turagisoreza ku ndirimbo ugiye kuduha nanone ifasha abantu muri iyo minsi y'amashimwe cyangwa se ibibutsa imirimo yakoze Imana. ariko hari ikindi gice cya kabiri mpita ninjiramo nanone, kindi nkuru nshyashya. abantu badukurikiye, iki gice cya kabiri ntabwo kiza kumara igihe kirekire, ariko ni inkuru nshyashya mfitiye abantu cyangwa se itorero rya Katolike. ni inkuru nshyashya mbafitiye, ndamaze kuyibona, ndamaze kuyitohoza, yamaze kongeraho. ndagira ngo namwe nimujye kure muze tubane kuri iyo nkuru nshyashya kandi irashimishije ku Bakatolike cyangwa se andi matorero yose n'amadini ajya abasha gusenga adasengeye mu rusengero, ahubwo hari ahandi harasengeye. ubwo rero namaze kumenya amakuru mashyashya, nayo ndashimira. uraze yatugezeho twari twibereye mu mwuka wo guhimbaza Imana muri izi ndirimbo. ni amashimwe. naho ni amashimwe nta kibazo, turabiganiraho. ariko reka turirimbe indirimbo y'105. indirimbo y'105 iranshimisha cyane mu ndirimbo z'agakiza, ivuga ngo nari mboshwe rwose mu mwijima, ntabwo nari nzi Yesu, ariko Yesu yaratubohoye. turashima Imana. Imana ishimwe. nari mboshwe rwose mu mwijima mwinshi, sinari nzi Yesu wavuye mu ijuru, yambohoye ingoyi zose nari mfite. Haleluya, nsigaye ndirimba Yesu. Haleluya, ni igitangaza pe, ni igitangaza pe, rwose ni igitangaza ko Yesu yanyijije. umwuka we wera ni ujya unyobora, uzangezi wanjye mu ijuru amahoro. Haleluya, ni igitangaza pe, ni igitangaza pe,
rwose ni igitangaza ko Yesu yanyijije, umwuka we wera niwe ujya unyobora, uza ngeze iwanjye mu ijuru amahoro. Iyo ngeragejwe n'umwanzi Satani, ngwana iyo ntambara nambaye ukwizera, ijambo ry'Imana niyo nkota yanjye, kandi rizangeza mu ijuru amahoro. Haleluya, ni igitangaza pe, ni igitangaza pe, rwose ni igitangaza ko Yesu yanyijije, umwuka we wera niwe ujya unyobora, uza ngeze iwanjye mu ijuru amahoro. Haleluya, ni igitangaza pe, ni igitangaza pe, rwose ni igitangaza ko Yesu yanyijije, umwuka we wera niwe ujya unyobora, uza ngeze iwanjye mu ijuru amahoro. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima, byansaba Uwiteka kugira ngo amfashe, Uwiteka nawe natinda kunyumva. Haleluya, ni igitangaza pe, ni igitangaza pe, rwose ni igitangaza ko Yesu yanyijije, umwuka we wera niwe ujya unyobora, uza ngeze iwanjye mu ijuru amahoro. Haleluya, ni igitangaza pe, ni igitangaza pe, rwose ni igitangaza ko Yesu yanyijije, umwuka we wera niwe ujya unyobora, uza ngeze iwanjye mu ijuru amahoro. Mu gihe nanirwa mu rugendo rwanjye, ndebesha ukwizera ibiri mu ijuru, tuzatuma uruho ndetse tuzahazwa, Yesu umukiza niwe waturaritse. Haleluya, ni igitangaza pe, ni igitangaza pe, rwose ni igitangaza ko Yesu yanyijije, umwuka we wera niwe ujya unyobora, uza ngeze iwanjye mu ijuru amahoro. Haleluya, ni igitangaza pe, ni igitangaza pe, rwose ni igitangaza ko Yesu yanyijije, umwuka we wera niwe ujya unyobora, uza ngeze iwanjye mu ijuru amahoro. Haleluya, amina. Haleluya, haleluya, Imana nishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ihabwe icyubahiro. Amina. Baba nari mboswe rwose mu mwijima mwinshi, nukuri ntabwo nari nzi Yesu. Wowe dukurikiye wari uzi Yesu, wavuye mu ijuru. Yesu yarakubohoye. Haleluya, amina. Imana yagize neza. Duterere haleluya niba ubyumvise. Andika muri komenti. Haleluya, haleluya, tere haleluya. Shimira Imana yakubohoye. Shimira Imana. Haleluya. Ndumva mfashijwe. Binteye reka nibukeho gatoya. Reka nibukeho gatoya, hari ijambo ry'Imana riserinzamo, ni Zaburi y'ijana na 50. Reka nyibasomereho gatoya, ni mirongo mikeya, twumve uko Bibiliya itubwira cyangwa se byanditswe n'Imana bitubwira. Ni Zaburi, ndagira ngo muri iki gice cya mbere cy'izi ndirimbo, iyi Zaburi nyibatura, Zaburi y'ijana na 50, tujye ku murongo waho wa mbere, iravuga ngo Zaburi y'ijana na 50, Zaburi y'ijana na 50, muyandika ahantu mu minota ahantu twahageze. Zaburi y'ijana na 50, dusome mu izina rya Yesu. Iravuga ngo mushimire Imana ahera hayo, muyishimishe
muyishimire mu isanzure Amen. ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, Hallelujah. muyishimishe nk'uko bikwiriye Hallelujah. gukomera kwayo kwinshi, Amen. muyishimishe ijwi ry'impanda, Hallelujah. muyishimishe nebero n'inanga, Yego. muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyironge, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishima Uwiteka. Amen. Haleluya. Amen. Reka dusubiremo twumve neza. Nsomye nihuta ariko reka nsome gake nitonze. Nene data n'abarimo kureba Zaburi 150. Iravuga ngo mushimire Imana ahera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaga zayo, Hallelujah. muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi, Amen. muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe nebero n'inanga, Hallelujah. muyishimishe ishako n'imbyino, Hallelujah. Hallelujah. muyishimishe ibifite imirya n'imyironge, Hallelujah. Hallelujah. muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishime Uwiteka. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Umwanditsi w'indirimbo yavuze ngo nari mboshywe rwose mu mwijima mwinshi, avuga ngo ntabwo nari nzi Yesu wavuye mu ijuru. Noneho umwanditsi ageze mu mwuka nibwo yatangiye kuvuga ngo mushimire Imana ahera hayo. Haleluya. Imirimo y'Imana. Twanditse tubabaza ngo ese birakwiriye gushima Imana? Urumva we nta kintu washima Imana uyu munsi wa none? Ariko utaraharenga rirajambo ngo yambohe ingoyi. Uzi ko hari abantu bari ku ngoyi. Reka tubwire abantu bari ku ngoyi. Dushobora kuba duseka turimo turirimba dushimira Imana, ariko hari abantu bari ku ngoyi. Abantu badukurikiye bafite ingoyi. Ingoyi ziratandukanye. Ushobora kuba ufite ingoyi z'ibyaha. Reka mbanze basobanurireho gatoya ingoyi. Mfashe mikrofone gatoya. Ku ngoma y'abami, iyo umuturage cyangwa se umugabo yakoraga ikosa, bamushyiraga ku cyo bita ingoyi. Bayimushyiragaho gute? Bafataga aya maboko uko nguko ameze, bakamuhambira, ariko bakamuhambirira inyuma mu mugongo, ku buryo agatuza kaza imbere, amaboko akaba ari inyuma, ku buryo atari buze kubasha guhumeka neza. Icyo gihe wagiraga amahirwe ukava kuri iyo ngoyi, warahumekaga, wariruhutsaga, wumvaga ari ibintu byiza. Rero Yesu yatubohoye ingoyi, nshatse kubereka ko ingoyi ni ibintu byari bimboshye, nawe ni ibintu byari bikuboshye. Niyo mpamvu wari utangiye kubabwira ngo hari abantu Yesu yakije ingoyi. Ariko ubu hari abakizira. Abantu bari kuricana badukurikiranye, bazakurikirana iki cyigisho, ukaba ufite ingoyi ikuboshye. Hariyo waboheshejwe na Satani, hari n'izo twiboheshereza. Hari n'izo twibohesha uziza arizo, kuko hari ikintu kikugeraho ari we wagiteye, ari wowe ugitera. Imana itugirire neza. Abantu mwese muri ku ngoyi, Yesu akura ku ngoyi, Yesu akakubohora, Yesu akagukiza. Hari ingoyi z'uburwayi, hari ingoyi z'ubumuga, hari ingoyi z'ubukene, hari ingoyi z'amadeni, hari ingoyi za karande wavukiyemo bakaguca indasago bakajya bigukiramo. Izo ngoyi zose Yesu azikura. Haleluya. Akazibohora, akazikuraho. Abantu bose bakiboshye turabatangarije kuri uru rubuga, baze kuvaho tubasengeye babohotse imigozi yose yari baboshye. Ivaho mu izina rya Yesu. Uzi ko kera hajyaga habaho, ndabyibuka tujye tunabyiga, ngo habagaho ikintu cyo kubantu, ugasanga abantu babise amazina, ugasanga hari umuntu bise yenda bamwisenda Sakabaka, akaba ari izina bamwita. Ugasanga no kugira n'ubu ngubu nubwo bashobora kuvuga ati wa muntu yitwa Sakabaka, wa muntu yitwa Saruhara, wa muntu bamwitirira ikintu babitse mu mbese cya Sakabaka, ikintu nk'icyo ngicyo. Bakaba babivuga, ariko bakabivuga bihishe. Ariko iyo ngo yo kumva yuko akiri Saruhara, akiri Sakabaka, akiri cya kindi kwa kundi babasiga, iyo ngo akaba akifite. Uwo muntu wamutanga utangariza ko Yesu abohora. Haleluya. Twaririmbye ino ndirimbo y'105 avuga ngo nari mboshywe rwose mu mwijima mwinshi, ntabwo nari nzi Yesu wavuye mu ijuru, yambohoye ingoyi zose. Hari umupasiteri bita Desire,
nahoze nkurikirana icyigisho cye bandamukunda yavuze ngo hari abantu Desire uzajya kuri iyi cana turabukunda ngo hari abantu bakiri mu mwijima bibwira yuko bari mu mucyo ariko bakiri mu mwijima bakaba baza gusenga kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu bakaba mu makorari ari n'abapasitori bazi ko bari mu mucyo ariko bakiri mu mwijima bataramurikirwa n'umucyo Pawulo arimo kujya kurenganya ubwoko bw'Imana yaragiye ngo ageze mu kayira ahura n'umucyo mwinshi ngo agiye kubona ntari kureba imbere ngo abona ahindutse impumyi yikubita hasi ngo yumva ijwi rimubwira ngo Sawuli urandenganyiriza iki Sawuli ngo ari Pawulo we aramubaza ngo urinde data urinde mwami wonde yari amaze kumenya ko ari umwami urinde mwami niko yahise amenya ko ari umwami aleluya mbega ndafashe aleluya yahise amenya yuko ari umwami akikubita hasi aravuga ati mwami urinde mwami avuga ati ndi Yesu ngewe nasomye n'iryo jambo ngo Pawulo yamaze igihe ari impumyi ngo banamutwaye bamuranga cyane Ananiya niwe wamusengera ngo bagomba kumusengera kugira ngo yongere guhumuka buriya kera Pawulo nigeze kubicishaho mu kiganiro ngo we yitwaga Sawuli kandi kugira ngo Pawulo burya ubwo yarimenye ubwoko bw'Imana ngo burya ntabwo yabaga arimo kugira nabi ubundi ngo yumvaga yuko bari baramwigishe amategeko y'Imana bamwigisha amategeko 10 ariko ngo bakajya n'amategeko 66 muri 616 none hakaba n'amategeko urumva yari amategeko menshi hakaba mu 10 noneho nayo natwe turimo tuvuga hakaza n'amategeko 66 batoranyije 616 ayo mategeko rero Pawulo ngo bari baramwigishije ko hariho Imana imwe none mu gihe cya Kristo aza yivuga ko ari Imana Pawulo biramuyobera none hatangira kurwana na wa muntu uvuga ngo niwe Kristo niwe Mana burya ngo ajya kurenganya ubwoko bw'Imana azi ko arimo kurwanira Imana ariko Imana yo ntabwo yibonye ntabwo ariko yabonaga nibwo yabonaga ko arimo kugenda yica abakristo yica ubwoko bw'Imana bihero ngaho rero Yesu amusanga umucyo w'Imana amusanga Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro ariko reka dutangariza abantu uno munsi wa none bave mu mwijima barimo bazi mu mucyo bave ku ngoyi barimo babohorwe na Kristo ntabwo twahaguka tutababwiye ko nubwo turirimba ko twabohowe hari abantu baboshye kandi tukabateza ko ubohora yaje ni Kristo ntabwo ari twe ahubwo ni Kristo arakubohora kandi kukubohora bipfa kwemera gusa ukamubwira aho urwaye yigeze kubaza umuntu yasanze ngo hari amaze iminsi ngo yararemaye ngo amaze igihe kirekire ahantu habaga ikidendezi ariko ngo hageze aramubaza ati se mugirire undi ngo atangira kumusobanura ngo ngewe ngo yamazi yihindurije ni ukuvuga ngo ntiyasobanura ibyo bagize bamubajije hari abantu baboshywe bagira ku rwego ibibazo birabatsikamira ibigoye birabatsikamira batsikamirwa n'uburwayi babutindamo batinda mu kigeragezo ku buryo na Yesu yabagezeho ngo mbakize yavate ahita atangira ubusobanuro ngo ngewe ngo mora mu rusengero ngo barasengera abandi ngo ngewe ngo mora ndirimba ngo nanasenze ngo ariko Imana ntiyanshubije mbese amera nk'uwo ngo batangiye gusobanura ngo iyo amazi yuhindurije ngo bajugunya mundi ngo ngewe nka burunjugunyamo ariko Yesu aramurabona ko arushye arambwira ati korera uburiri uhita witahira umva kuntu Yohana yabyanditse 3:16 umva kuntu Yohana yabyanditse yaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho haleluya Yesu niwe waje kugira gukura abantu ku ngoyi kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga Kristo kugira ngo woboshye uyu munsi ubohorwe ijambo ratubabwira ngo uyu munsi ndakubohora uyu munsi uri kumva iki kiganiro uyu munsi ntuwurenge utihariye ugarukire Yesu arakubohora niba wari wagiye wongere ugaruke ntunavuge ngo bimaze igihe ngo narasenze nabuze ubusubizwa ntuvuga ngo narasenze ngo maze igihe we ntutanga ubusobanuro ahubwo uvuga ati ndashaka gukira uyu munsi Yesu arakubohora amena kandi tuboshywe ariko Yesu aratubohora ashimwe Imana rero ariyo se umwami wacu Kristo haleluya watwunze n'Imana kaduha Kristo Imana ishimwe bigatuma uyu munsi ababyeyi nkawe babohorwa nanjye nk'umupapa nanjye nkabohorwa narimbushye ndi mu mwijima mama Yesu nawe akakubohora kandi ntabwo yitaye yuko aho tuvuka ntabwo yitaye ku miryango ntabwo yitaye ku bihugu dukomokamo ahubwo mu rukundo rw'Imana Imana ihabwa icyubahiro amena tujye kwinjira mu gice cya
tubanze dushima Imana tunasengera abantu bamaze kwemera ko bashobora guca bugufi aho bari bacyumva kino kiganiro bakizerera muri iri jambo no muri iyi ndirimbo. Erega ahantu hose Imana irahavugira. Iyi ndirimbo ivuga ngo nari mboshwe rwose, nawe uvuge ngo ndaboshwe rwose, ariko Yesu arambohoye. Haleluya. Tugiye gusenga tugusengere, hanyuma rero ababohowe mujye mudufasha gushima Imana. Twaje kubabwira ngo mufate ishimwe. Indirimbo ya 10 yatubwiye ngo ushime umwami wo mu ijuru ntange n'icyo mushimisha. Uzane ituro wicecekeye, niba udashaka kubisakuza uzarizane mu nzu y'Imana, uzuripfumbase uzushima Imana, ushimira hera hayo Imana ishimwe. Nyagasani Imana yacu urahambaye, urakomeye, urabohora, uwashoboye Sawuli n'uyu tuteze amatwi byananiye, uboshye, w'umusinzi, w'umusambanyi, w'umurozi, w'umujura, uramushoboye. Uko wabohoye ba Sawuli ukatubohora natwe, bohora aba bantu baboshye, bohora aba bantu bafite ingoyi. Izina ryawe rihimbazwe. Kandi ukibabohora bazaza mu nzu ye kugushima, ukibasubiriza izi ntimba bafite, akagahinda bafite ukakarangiza, bazaza kugushima. Hari n'abo bashubije badukurikiye bafashe umwanzuro wo kuza guhigura gushima. Jambo rikatwereka neza umugabo witwa Yefuta wahize umuhigo ko no umutabara akajya ku rugamba akagaruka atsinze. Higura umuhigo n'aba bahize umuhigo wo kugushima, n'aba ibyo wabakoreye bakaba bagambiriye kuzaza kugushima, bashoboze ubahe umugisha, ubahe n'icyo bazagushimisha. Turagushimye rero, turagushimiye ko ubohoye abatwumva, turagushimiye ko bagiriye neza, turagushimiye ko izi ndirimbo hari icyo zikoze mu mitima y'abera. Urakoze Mana, ntuhabwe icyubahiro ku bwadukurikiye bose nibafashwe n'iri jambo, kandi ubahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Dushima Imana rero ko ari Imana yacu bwite kandi ari Imana ishobora byose. Rero dufite indi nkuru nshyashya kandi inkuru y'amashimwe tugiye kwimenya. Mbese muri maso ngo mwumviye inkuru zisabazaniye rero muze dusaba ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo batwegereze ikindi gikoresho ngiye kwifashisha. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Mu gakeya kanze akidushakira iyi topic agiye kutugezaho. Mbese muranyuzwe? Mbese turataramanye? Mbese izi ndirimbo namwe zijya zibafasha? Hanyuma muze rwose kutwandikira, murabizi muri abantu bisanzuye kuri uru rubuga, mujya muduha ibitekerezo, mujya mutugira inama, mujya mutwereka ko mudukurikiye. Rwose Imana y'amahoro ibaha umugisha. Rero ndabasabye kugira ngo namwe muturebere indirimbo, mujye mutubwira muti iyi ngiyi umubare n'uyu muzawugarure. Hanyuma turashaka kujya tuhimbaza Imana. Dufite indirimbo nyinshi umva, n'abadive badukurikiye n'iz'abadive tuzaziririmba, n'iza katolika tuziririmbe. Dufite indirimbo kandi zituma twuzura umwuka wera. Indirimbo zahimbwe zihimbiye umwuka wera. Hari ikintu njya nibaza, nkajya ndeba nk'indirimbo zimwe zihimbwa nkaba ariko buriya koko bazihimbiye n'iz'umwuka cyane n'iz'umubiri. Ahantu naho muze kuhatera comment, muze kutubwira. Hari indirimbo nyinshi ubona zihimbwa zisohoka ukashakamo umwuka ukawubona, ugashakamo ikigufasha ukakibura. Ariko iki gitabo Jeste, mwese abadukurikiye ndakibakumbuje, mufate ibi bitabo musubire ku isoko twongere turirimbire Imana. Imana ishimwe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro kubw'umurimo wayo mwiza. Ndabona tubuze umuriro, ndumva twaba tugize. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Tumaze gushimira Imana kandi Imana ikoze ibirenze. Nababwiye ngo Imana yacu yakoze ibirenze ibyo twatekereza nk'uko imbaraga zayo zingana. Nababwiye
nababwiye ngo bafitiye inkuru nshyashya, inkuru igezweho, inkuru y'amashimwe ku batuye isi yose, aba hafi n'abakure. Reka rero twinjire muri iyo nkuru twinjiramo gutya. Twaje dusabe ubuhanga bw'ibyuma badufashe gatoya, none tuhite twinjira muri iyo nkuru. Ninyinjiramo murahita mumenya ibyo ari byo. Ngiye kuyisoma. Nzashimira Imana, nzayisingiza, mbwira bose ibyiza yankoreye, nzayibyinira neza amaboko nsohoze ubutumwa yampaye. Yankunze ntarayimenya na busa, aho nyimenye irandagira, inyereka intwaro Bibiliya ko ariyo ikandagira umwanzi. Imana nzayisingiza, mbwira bose ibyiza yankoreye, nzayibyinira neza amaboko nsohoze ubutumwa yampaye. Yohereza Roho Mutagatifu, wavugurura abayikorera. Haleluya, Mana ishimwe. Ashimira Imana, nzayisingiza, mbwira bose ibyiza yankoreye, nzayibyinira neza amaboko nsohoze ubutumwa yampaye. Mana ishimwe, nzashimira Imana. Inuma hose kuvuga ubutumwa, Roho mu rukundo amara ubwoba, kugira ngo ibyo nzabona byose nzabihana imbere y'ikoraniro. Nzashimira Imana, nzayisingiza, mbwira bose ibyiza yankoreye, nzayibyinira neza amaboko nsohoze ubutumwa yampaye. Mana ishimwe. Mana warandemye urandagira, waramfashije ndasindagira, unyambika imbaraga nukorwa izo n'izina ryayo. Imana nzayisingiza, mbwira bose ibyiza yankoreye, nzayibyinira neza amaboko nsohoze ubutumwa yampaye. Mana ishimwe. Intege nkeya ntanirwa vuba, sindira byose bintera gomwa, ngo binandukanye n'izina ryawe kandi dutahuje urugendo. Nzashimira Imana, nzayisingiza, mbwira bose ibyiza yankoreye, nzayibyinira neza amaboko nsohoze ubutumwa yampaye. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mwumvishe ko twimukiye i Roma, twageze i Roma, twageze i Vatikani. Ubu ngubu niho umunara wacu ise werekeza. Dusaba ubuhanga bw'ibyuma bakomeze babishyiremo neza, abatekinisiye tubaga ngo mubabwire bakomeze ku buhanga bw'ibyuma babishyiremo neza, umunara neza bawerekeze i Roma, bakomeze bawerekeze i Vatikani. Umunara wacu wamaze kuhagera. Amakuru mashyashya rero dufite ni ayahe? Ngaya twaje. Yego. Twaje Fortune. Nateze amatwi. Nagira ngo mbabwire ko uyu munsi wa none hari inkuru yamaze kuva ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe ahitwa mu karere ka
Ruhango mu ntara y'Amajyepfo, ubwo ni mu gihugu cy'u Rwanda. Hari hamaze iminsi RGB yamaze kuhafunga, ariko amakuru mashyashya ni uko hagiye gufungurwa. Amatariki rero yamenyekanye hafi aha ngaha. Wowe udukurikiye kuri Mark Justin Family TV, ntutujye kure amatariki kugira ngo tuze kurangiza ikiganiro. Amatariki bamaze kuyamenya kugira ngo uwo munsi isengesho rizongera kuba uzaba wamaze guhanagura imyenda, wamaze kumesa imyenda, inkweto wayihanaguye, wamaze gushyira intebe ku ruhande, isaha wamaze kuyishyira hafi yawe, mbese ibintu byamaze kuba neza, agaparufe wamaze kukitera neza, kugira ngo uwo munsi w'isengesho uzabe uri uwa mbere uvuga ati ngiye gushimira Imana. Nuko twatangiye dushimira Imana, bati nanjye ngomba gushimira Imana ko nanjye bahafunguye. Rero mu gihe gishize RGB cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe kurebera abaturage cyangwa abaturarwanda cyangwa abatuye isi, rwahagaritse ahitwa ku Ngoro ya Yesu Nyirimpuhwe mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango. Ruhagarika bitewe n'uko hazaga abantu benshi ariko hatujuje ibisabwa kugira ngo abantu babashe kuhasengera, babashe gukomeza gushimira Imana. Inkuru dukesha Ingoro ya Yesu Nyirimpuhwe, uyu munsi turi ku itariki 11 ku itariki 9 padiri yadutangarije yuko amabwiriza yamaze gusohoka cyangwa se ibisabwa byamaze gusohoka, arangije avuga n'itariki cyangwa se avuga igihe agomba gufungurirwa. Rero nk'uko tubitangarije cyangwa se tubikesha Ingoro ya Yesu Nyirimpuhwe mu Ruhango, yatangiye mbabwira ngo nzashimira Imana, nzayisingiza, mbwire bose ibyiza yankoreye. Uyu munsi rero none nabwo dutangira tubabwira ibyiza Imana yakoreye abo mu itorero cyangwa se mu itorero idini katolika, ariko dushyizeho ariko n'abandi bose bajya kwisengera, abo twita niba mubyemera mukabyizera, mukoteza abantu. Rero ngiye kubabwira itariki, ngiye kubabwira umunsi, ntimuzabure. Mwebwe mwese mudukurikiye ntimuzabure, mube muhari. Ingoro ya Yesu Nyirimpuhwe rero mu byishimo byinshi habonetseho gufungura cyangwa se gufungurwa cya kibaya abantu bajyaga bajya gusengeramo. Amatariki yo gufungura nayo kwa Yesu Nyirimpuhwe mu Ruhango nawe yamenyekanye. Mu nkurikire rero mbabwire muri iyo nkuru, ndabona abantu benshi dushakira ayo matariki ahantu yafishije bayashyireho bose, barimo kuvuga bati se kuko gutinda kutubwira ayo matariki. Kugira ngo mbabwire amatariki ndabanza mbabwire ibirimo gukorwa kugira ngo habashe gufungurwa. RGB rero mu kintu cya mbere yabanjije kubasaba yuko hagomba gukorwa umuhanda hariya. Umuhanda rero wo kwa Yesu Nyirimpuhwe waratangiye ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Wowe udukurikiye uri umuyutubazi, uri umukristo cyangwa se urundi wese, amakuru arizewe kuko turakesha Ingoro ya Yesu Nyirimpuhwe. Umuhanda watangiye gukorwa, ku nkuru zikurikiyeho turabereka n'amafoto. Imashini zatangiye gusiza umuhanda kubera ko umuhanda wo haruguru aherekeye haruguru y'Ingoro ya Yesu Nyirimpuhwe wabaga ari mutoya, abantu bakabyigana. Rero bakoze undi muhanda munsi y'ikibaya. Noneho imodoka ntabwo zongera kuva ngo zazica ruguru, zazica mu kibaya hasi munsi y'ikibaya, nizimara kuhagera zazihasanga nini cyane, nini cyane. Wowe rero uturutse i Kigali cyangwa uturutse i Butare, uturutse iburengerazuba, mu majyepfo n'amajyaruguru, wabaga ufite ikibazo cyane ubuze guparika imodoka, ukavuga ati ndayisiga kuri 40, ndayijyana muri gare mu Ruhango, ndayijyana hirya ku muhanda kuri kaburimbo. Imodoka yawe uzazuyizana none ugeze ku Ngoro ya Yesu Nyirimpuhwe, nusenga uyereke n'Imana. Ufite munsi y'Ingoro ya Yesu Nyirimpuhwe, umanuke uhasange parikingi iparitse neza, ikoze neza, yubatse neza. Abantu baze basenge, abantu baze noneho basenge, nta kuvuga ngo turataha none ajya guparuka hoya. Icyo rero ni ikintu cya mbere cyabonetsemo, kandi umuhanda watangiye gukorwa. Ari naho padiri uyoboye ku Ngoro ya Yesu Nyirimpuhwe yatangaje abakristo bose cyangwa se abahakunda ko uwaba afite ubufasha cyangwa se waba ufite inkunga, ashobora kuba ufite imodoka za katerepurare, ugomba kuza ukabafasha kubera yuko ni igihe gitoya cyane ukaba urarangiye. Mukagenda babwira amatariki. Waba ufite imodoka zimena amabuye ukabazanira amabuye bakubaka amarigore kugira ngo nyine umuhanda utazatenguka kandi bawushyizeho imbaraga nyinshi.
nicyo kintu rero padiri yabashe gutangaza yahawe na RGB, kubaka umuhanda uca inyuma y'ikibaya, uzaba ufatanye na parikingi. Murumva yuko hakenewe ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nk'uko abakristo bari babaye ku mbuga nkoranyambaga, kuri za YouTube, abantu babara, hakenewe ibintu byinshi. Hakenewe amaraterite. Murazi ko iyo umuntu agiye kubaka umuhanda hakenerwa laterite yo kumena mu muhanda, hakenewe za caterpillar, amamashini, hakenewe amabuye, hakenewe amasima, hakenewe abakozi. Umuntu wakundaga kwa Ngoro Yesu Nyirimo, turakubwira ngo ngwino bose niba muzane, azane inkunga ye, azane ituro ry'ishimwe. Twasabye inkunga, turi mu murongo umwe. iya mbere ni ugusenga, dukeneye aho gusenga. Abantu nibaze kwa Yesu Nyirimo, icya mbere kandi ni amakuru. Bazane amakuru turayatanze, bazane laterite, baze bamene mu muhanda, bazane izi mashini za rutura zize zikura umuhanda neza, noneho abantu baze basenga. None se niba abantu bashobora kugenda bakubaka akabari neza, bagashyiramo amatara, bagashyiramo ibintu byose, ni gute ahasengerwa, ahavugirwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, wowe utaza gushyiraho umufuka wa sima? Ni gute ufite ibeni utazana ibeni ngo uzumeneho? Abantu nibaza. Mu bikenewe rero hakenewe laterite, hakenewe amagravier, murabyumva, kugira ngo abantu bamere neza, yo gushyira mu muhanda. Itaka rirakenewe, kandi ikindi cya kabiri hakenewe ubwirinzi. Hakenewe ubwirinzi muri iyo parikingi. Padiri uyoboye ku Ngoro Yesu Nyirimo yatubwiye yuko hakenewe no kubakwa urukuta rwa metero 2, kugira ngo imodoka yose ibe yaparika, arimo kuzamuka ibitagira ikibazo ngo ibe yagonga umuntu, yewe no gusubira inyuma, ku buryo haba ari ubwirinzi bwiza, kandi na parikingi nziza cyane imeze neza. Iyo parikingi izaba ifite metero 2 nk'uko nabibabwiye. Nakomeje kubabwira ko hakenewe amabuye, hakenewe imicanga, nibyo, hakenewe amazi, amamashini, mbese hakenewe ibintu byinshi. Mu kintu cya kabiri cya gatatu yasabye Ingoro ya Yesu Nyirimo mu Ruhango, yabasabye ko bagomba kubaka amatuwarete, tuwarete WC nk'uko abandi bavuga mu rurimi rw'amahanga. Hakenewe yuko hagomba kubaka amatuwarete 60, hakiyongeraho yari ahari, kandi muri ayo matuwarete 60 hakenewemo n'amatuwarete azaza ajyamo abantu bashobora kuba bafite ubumuga, bitewe n'uko bafite cyangwa n'uko bari. Mbese ayo matuwarete azaba ari amatuwarete ari ku rwego rwiza, harimo amakaro, harimo amarangi, harimo amatara, harimo ibintu byinshi. Kandi ayo matuwarete azaba arimo n'amadushe, ku buryo umuntu ashobora kuza avuye ahantu kure ananiwe, akaba yabanje akajyamo, akabanza akitunganya, akoga, akamera neza, ubundi akajya gusenga ameze neza. Murumva ko hakenewe ibintu byinshi cyane, ariko ubayetse kuva kuri iyi nkuru, komeza inkurikiye nze kubwire igihe noneho azafungurira. Urumva ari inkuru ishyushye. Hazubakwa n'uruzitiro. Murareba ukuntu rwa ruzitiro rwari rumeze, rwose hariya, noneho hazubakwa n'urundi ruzitiro rwiza. Hazaba hakenewe ibyuma, hakenewe amarange, hakenewe amasenyenge agiye atandukanye, hakenewe byinshi bigiye bitandukanye. Wowe udukurikiye kuri Mark Justin Family TV, mu nkuru dukesha Ingoro ya Yesu Nyirimo yamaze gutambuka,